Ya murakoze cyane mwese inshuti bavane mugiye kurikira kino kiganiro. Nasaba ko abantu bose hafi ya bose bagomba kureba kino kiganiro ko ni ikintu cyangombwa cyane ko kijyanye n'ubuzima bw'abantu, kandi hano usanga ari ibintu byinshi abantu batazi kuri ibi ngiye gusobanura. Icyo nashaka kubabwira nuko ukimara kubona video ushobora kubwira umuvandimwe n'abandi bose, umuntu wese uzi wamubwira kubijyanye n'ino video. Icyo nshaka kuvuga cyane cyane kuri ino video aho bireba cyane abantu bashaka kuvuga ngo bishobora kureba cyane abamama cyangwa abadamu hafi 85 cyangwa 90%, kuko ni ibintu by'ababyeyi, ni ikibazo cy'amazi, ariko akaba cyane turavuga ko uko amazi yica abana. Nibyo nshaka gusobanura hangana, kuvuga waba ufite umwana, ufite umuvandimwe, ufite umwana mutoya, cyangwa warubizi cyangwa utarubizi, ndashaka ko bisobanukirwa ubu ngubu kugira ngo ubimenye neza uko amazi akunze kuba ari ikibazo cyane ku bana. Mbere ko tuvuga ku mazi, nashaka kubabwira akantu gato ngiye kongeramo gatoya. Hari ukuntu abantu bakunze gusurana muri no minsi. Ntabwo abantu bakivuga ngo nasuye umuntu ngo muhaye za Coca, za Sprite, ibintu by'ibisukari gutyo ukabona ari amazi baha abantu, kuko amazi usanga ariyo meza, niyo abantu benshi bakunze kwakiramo abandi. Niko bimeze muri no minsi. Kera wasanga abantu bajya kugura za Fanta, ibintu bimeze gutyo biryohera, cyangwa icyayi, cyangwa birimo ibisukari byinshi cyane, ariko ahantu henshi ugiye ahantu henshi icyo bakwakira nacyo ni iki cyane n'amazi. Nashaka kubabwira kuri ano mazi ikintu kidakunze kugaragara ku bantu iyo wagiye gusura umuntu. Ngiye kubereka amazi bakunze gutanga, abantu benshi bakunze gutanga, akunze kuba ari amazi nk'aya ngaya muri kubona aha ngaha. Iyo ujya ahantu hose baguha amazi nk'aya ngaya. Amazi ashaka kuba amazi ya Nile cyangwa muri Afurika cyangwa ahandi hose gutyo, Nile water, ariko aya mazi niyo ahantu hose bakunze gutanga aya ngaya, kandi ni meza, ni byiza cyane. Ariko icyo ushaka kwibaza, ese kubera iki abantu batajya batanga amazi nk'aya ngaya? Ngira ngo niba muri kuyabona neza sinzi, amazi nk'aya ngaya banse muri Evian cyangwa Naive. Kubera iki abantu badatanga amazi nk'aya ngaya? Sinzi, ngira ngo mwayabonye. Reka mbabwire impamvu ya mbere nuko abantu benshi so kuvuga ngo ntibashobora kuyatanga, ariko amazi nk'aya ngaya bashaka kwakira bakaguha amazi nk'aya ngaya birashoboka, ariko abantu benshi ntago bayazi. Aha niyo mazi meza cyane kurusha aya mazi muri kubona aha ngaha. Aya ngaya niyo meza cyane. Impamvu rero abantu benshi batayazi cyangwa badakunze kuyagura, wenda nuko batabizi. Ikindi cya kabiri nuko ano mazi ahenda. Ano mazi anga mubona gutya ashagura nk'amadolari 6. Tuno n'uducupa dutungana, uducupa afite dutandatu tungutu. Tushagura amadolari 6 cyangwa amadolari 7, bikagera no ku madolari 8 gutya. Amazi ameze gutya. Kubera cyane amazi ahenda, nuko impamvu ano mazi ahenda nuko ari quality nziza cyane y'amazi. Bakunze kwita ngo ni Evian cyangwa Naive. N'amazi aturuka mu misozi, ntago arimo ibintu byinshi cyane bya bindi bitameze neza. Ariko usanga ari amazi meza cyane, kandi amazi ahenze cyane. Ngira ngo ubwo abantu babibonye gutya, abantu benshi baraza kugerageza kureba uko bagura no mazi kugira ngo bajye bayakizamo abashitsi. Murakoze cyane. Ariko nangana ameze neza, ariko aya ngaya niyo meza cyane. N'amazi y'abakire, abantu b'abakire bakunze kunywa amazi nk'aya ngaya, kuko n'amazi usanga ahenze kandi afite intungamubiri nyinshi cyane kurusha aya ngaya. Ako nakantu nashizemo gatoya gusa kugira ngo mushobore kubisobanukirwa neza. Amazi meza akunze kwita ngo ni Evian. Reka byandike cyangwa niba afite aho nabyandika, bakunze kwandika ngo ni Evian, kuvuga Evian, uko niko bandika amazi. Yitwa Evian. Ushatse wajya muri Walmart ariho hose ushaka kubona no mazi. N'amazi ahenze, ariko n'amazi meza cyane. Abantu benshi kwa kuna babwiye ntago bayazi, no mpamvu badakunze kuyahabashitse. Ariko ubutaha ikindi gihe abantu bajye bagura ayo mazi, ko niyo mazi bagomba kwakira no muri abashitsi, nubwo yabahenze gutyo. Ni byiza cyane. Reka dusubire ku kiganiro cyacu rero tuvuge ku kibazo cy'amazi n'ukuntu amazi yica abana benshi cyane. Twavuze ngo
ni ikiganiro tugiye kuvuga cyane cyane kireba ababyeyi cyangwa abantu bafite abana cyangwa abantu bakora mu bana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga bagomba kureba ikibazo cy'amazi. Hano rero ni ukuvuga ngo n'amazi ayo ari yo yose. Hano twashize uko abana bari munsi y'imyaka y'amezi 6. Mu by'ukuri abana bari munsi y'amezi 6 ntago bakagombye kunywa amazi, ntago byemewe ko abana banywa amazi. Nayo turaza kubivuga neza tubisobanure, kuko abana bari munsi y'imyaka y'amezi 6 bagomba kunywa amata, bagomba konka amashereka gusa cyangwa se formula aya mata y'abana, ariko ntagomba kumuha amazi. Ngiye gushiraho impamvu 5 nizo nashize hanga nanditse hanga, impamvu 5 zatuma umwana apfa cyangwa agira ikibazo gikomeye cyane kubera amazi. Ni ukuvuga ibibazo bikomeye cyane kubera amazi. Ariko icya 5 muri kubona hangaha ndaza gusobanuraho gatoya, nicyo kibazo gikomeye cyane kurusha ibindi bibazo byose. Niyo mpamvu nababwiye ngo mubikurikirane neza, mubyumve neza kandi mubishire mu bikorwa, kuko abana benshi bajya bangirika kubera amazi. Ashobora kudapfa cyangwa umubiri we ukihangana gatoya, ariko ibyo ayo mazi yangiza kuri we ni ibintu byinshi cyane kandi ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu nashaka ko tubikurikirana hangaha. Icyambere navuze hangaha, navuze ngo water intoxication. Niba tuvuze kuri water intoxication, icyo bita intoxication ni iki kwanza? Intoxication ni ukuvuga ikitameze neza. Toxic ni ukuvuga ni ikintu kisa nkaho kirimo uburozi cyangwa kitameze neza, ni ukuvuga niko umuntu yagisobanura. Ariko hano niyo bavuga water intoxication, hanga ni quantity cyangwa ubwinshi bw'amazi umuntu ashobora kunywa ku buryo bushobora kumugira ikibazo. Icyo mpamvu nashatse kutuvugaho ngaho cyane cyane nuko ikibazo cya mbere kuri water intoxication, akanga ko mumaze kugasoma hangaha, reka ngakureho water intoxication ku mwana. Impamvu water intoxication ishobora kwica umwana nuko umwana afite, abana munsi y'amezi 6 baba bafite impyiko zitakomeye, zitari mature, zidakomeye. Impyiko zabo ntago ziba zikomeye cyane ku buryo bashobora gufata y'amazi bakanywa amazi. Icyambere ni iki? Nuko kubera ko bafite impyiko, kidney zabo zidakomeye, hanyuma bakanywa amazi. Ayo mazi banyoye icyo akora ni iki? Ni ukuvuga akora icyo bavuga ngo dilution cyangwa dilute, dilutinga cyangwa akagabanya ubukana bw'amaraso. Ni ukuvuga hano n'amaraso n'amazi. Urumva, amaraso n'amazi. Ni ukuvuga kubera ko umwana adafite impyiko zikomeye cyane, ni ukuvuga iyo umuhaye gutyo amazi ahita ko agenda mu maraso, agahita ko agabanya imbaraga z'amaraso. Tuzi ko amaraso akeneye cyane mu mubiri, ariko ahita ko agabanya imbaraga z'amaraso ku buryo bishobora gutuma umwana agira ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane. Nicyo kintu cya mbere cyo nshaka kubabwira, icyo bita water intoxication. Kuko umwana wese uri munsi y'imyaka ni ukuvuga y'amezi 6 umuhaye amazi agira kino kibazo. Impyiko ntago zikomeye cyane, yafata amazi akivanga n'amaraso, bigatuma agira ikibazo cy'amaraso, amaraso akabura ingufu, bigatuma umwana arwara no gupfa, akabashora no gupfa. Ikintu cya kabiri nicyo dushaka kuvuga ngo ni electrolytes imbalance. Niba tuvuga electrolyte hangaha cyangwa electrolyte ikunze kuba mu biryo byinshi cyane, cyangwa no mu mazi, cyane cyane mu mazi, kuko amazi menshi akunze kugira electrolyte. Niyo bavuze electrolyte bisobanura iki? Electrolyte rero ikunze kuba mu bintu by'amashanyarazi. Twese tuzi uko amazi ari umuyoboro mwiza w'amashanyarazi. Bisobanura ko uramutse ufashe urusinga rw'amashanyarazi ukarushira mu mazi, umuriro uca mu mazi. Kubera ko umuriro uca mu mazi, nuko amazi ari umuyoboro mwiza w'umuriro, akaba ari niyo mpamvu tuvuga electrolyte. Electrolyte ni ukuvuga ishobora kuba ifite icyo bita positive, bavuga electrolyte ni substance zifite cyangwa ibintu bifite plus na moins, positive na negative. Kandi positive na negative bihuye gutya bita ko bizana umuriro.
urumva ni ukuvuga electrolyte ni ibintu by'umuriro. Iyo tuvuze ngo ni electrolyte imbalance biba bisobanura iki? Ni ukuvuga essential for body and brain function. Ni ukuvuga electrolyte ahanini ikunze gukora mu biki. Twavuze ngo electrolyte ishobora kuba plus and minus cyangwa positive and negative gutyo. Ni ukuvuga hagati aho ngaho bishobora kuba ni ibintu by'umuriro kandi bikunze kuba biri mu mazi. Ushobora kwibaza se bifite akamaro ki? Umubiri ukeneye umuriro, ukeneye electricity cyangwa umuriro, urumva ibi byose bigeramo aho ngaho bigafasha. Ariko ikibazo aho kiri cyane cyane ni mu mutwe. Mu bwonko hakunze kubaho harimo umuriro, harimo umuriro, usanga umuriro urimo uramutse urebye uko ubwonko bukora ni electricity, ni umuriro ukunze kuba urimo. Noneho ano mazi kubera ko ari in balance, no kuvuga electrolyte ntabwo uzi uko zingana, ni nyinshi se ntabwo zagira ikibazo ku mwana. None electrolyte zitari kuri balance, zitameze neza, zituma noneho umwana agira ikibazo mu mubiri. Ni ukuvuga bari yiwe cyangwa umubiri we ugira ikibazo, no mu mutwe hakagira ikibazo. Ni ukuvuga iyo bavuga ngo brain functioning, niba bavuga brain functioning ni ukuvuga uburyo mu bwonko hakora, bita ko byivanga, bita ko ntabwo biba bigikoze neza kubera ko wahaye umwana amazi, kubera izo za electrolyte zirimo. Ni no mpamvu batanga conseil ngo icyambere cyo ugomba gukora no kumwonsa no kumuha amata byonyine, ntugire ikindi kintu umuha kijyanye n'amazi, kubera ikibazo cya electrolyte zidafite kuri balance, zitameze neza. Kwa kundi twavuze ko afite kidney cyangwa impyiko zidakomeye, ni nako bishobora kumuzana ikibazo cyane cyane ku bijyanye n'ubwonko. Ubwonko bwe bushobora kugira ikibazo, umuriro mukeya mu bwonko, ku buryo yagira ubwonko butari gukora neza cyangwa umutwe ntakore neza, kubera ko wahaye umwana amazi gusa kandi ari munsi y'iyo myaka cyangwa y'icyo gihe cy'amezi 6. Murakoze cyane kuba muri gukurikirana ibingibi turi kubabwira. Reka tuve kuri aka bita ngo electrolyte imbalance, tujye kuri reduce nutrient intake. Niba bavuze ngo ni reduce nutrient intake, ni ukuvuga icyo tushaka kuvuga aha ngaha. Nutrient ni ukuvuga ibyo kurya, intake uburyo bwo kurya. Ni ukuvuga kubera ko umwana yanyoye amazi ashobora kutagira apeti yo kurya n'ibindi, cyangwa akabura na apeti yo konka, ugasanga akana katangiye kuba gato cyane, ugasanga kadakuze neza, gafite imikuru itameze neza. Kubera icyo bavuga ngo ni reduce nutrient intake, ni ukuvuga kino ni impamvu ya gatatu. Impamvu ya mbere twavuze ngo water intoxication, impamvu ya kabiri twavuze ngo electrolytes imbalance, impamvu ya gatatu reduce nutrients intake, gufata ibyo kurya. Impamvu kubera iki bavuga ngo kubera iki umwana agira ikibazo cyo gufata ibyo kurya cyangwa kubura apeti, cyangwa kuko bahaza uko estoma y'umwana afite estoma ntoya cyane. None kuba afite estoma ntoya cyane kuvuga ngo umuhaye amazi, urumva amazi ashobora kuzuramo indani aho ngaho mu nda, ku buryo umwana atari bubone aho ashira ibindi byo kurya. Niho hari ikibazo icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ni reduce nutrient intake. Ni ukuvuga amazi afata umwanya mu nda yiwe, umwana noneho akabura apeti yo kugira ngo ashobore kurya. Ngira ngo turabyumva. No konka byose umwana akabura uko yonka kubera icyo kibazo cy'uko yanyoye amazi kandi atari byo, kandi bidakwiriye, ntabwo ari byiza. Urumva aha ngaha niya nama tukiri gutanga, tuvuga ngo umwana wese icyo agomba gukora cyane cyane ni ukonka, akananywa amata yabugenewe ariyo bita formula, niyo agomba kunywa cyane cyane, cyangwa andi mata yose bateguriye abana bari kuri iyo myaka. Icya kane rero ni water contamination. Niba tuvuze water contamination, icyambere muri uko twavuze ngo ni water intoxication, no tujye kuri water contamination. Icyambere kwa rukunywa amazi menshi, icya kabiri nako icya kane ni water contamination, kuvuga amazi arimo ubucafu.
iyo umwana yanyoye amazi afite arimo ubucafu urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Niba tuvuze ubucafu si ukuvuga ngo aya mazi wenda nk'uko muyabona aha ngaha ngo arimo ubucafu, ariko biterwa n'ukuntu wayamuhaye. Wenda wamuhaye mu kantu katogeje, wenda washizemo akantu gafite ubucafu, cyangwa hari ukuntu wakozeho gutya. Ikibazo gikomeye cyane kuri water contamination ku mwana bitandukanye n'umuntu mukuru. Kuko ku mwana hari icyo bakunze kuvuga ngo umwana afite icyo bita humane system, cyangwa uburyo bwo kwirinda. Ni ukuvuga ubu abasirikare afite bo kwirinda ibintu byose, mikorobe cyangwa ubucafu bwose, ntabwo buba bukomeye cyane nk'umuntu mukuru. Niyo mpamvu ugomba ujya ubona igihe cyose bari gutunganya ibintu by'umwana bakabikesha bibe bimeze neza gutya na gutya, kugira ngo umwana atagira ikibazo. Noneho rero iyo umwana yanyoye amazi, ahanga baravuga ngo amazi ashobora kuba hafi 60% y'amazi umwana yanyoye usanga ashobora kuba afite contamination, kandi umwana ntabwo afite imbaraga nyinshi cyane, umubiri we ntabwo uragira imbaraga zo kugira ngo ishobore kurwanya ayo mazi. Baravuga ngo nubwo habaho icyo bita small amount of contamination, ukuvuga nubwo amazi yagira ka contamination gato, nubwo amazi yagira ka microbe gato ya gusa, ngo bishobora gutuma umwana agira infection muri we, bigatuma umwana anarwara kandi akarwara cyane. Urumva ntabwo ari byiza, kuko ntabwo yari yagira imbaraga nyinshi zo kugira ngo arwanye ubucafu bwinshi cyane. Ntabwo ari byiza guha umwana amazi, kubera iki kibazo cya water contamination. Icyo kibazo nashatse kubabwira ari cyo kibazo cya 4. Ikibazo cya 5 rero ni ukuvuga icyo bavuga hangano ngo hyponatremia. Reka mbyandike neza hanga mu magambo manini ko bisa nkaho bitari gusomeka neza kandi bisa nkaho bitari kugaragara. Mbyandike hypo, ngira ngo turabireba gutya. Hyponatremia. Ngira ngo hanga murabibona. Icyo kibazo nicyo kibazo twavuze. Ngira ngo niba mwakurikira video mbere tugitangira twavuze ngo kino kibazo cya 5 aricyo hyponatremia ni ikibazo gikomeye cyane ku mazi, kugira ngo umwana amazi, kuko amazi menshi cyane ashobora gutuma umwana agira ikibazo cy'ubwonko bukabyimba, no kuvuga swelling, brain swelling. Niyo bita hyponatremia. Hyponatremia no kuvuga amazi yo haye umwana amazi uri munsi y'ayo amezi 6 cyangwa kumanuka munsi, ashobora kugira ikibazo icyo bita ngo n'ubwonko bukabyimba, akabyimba ubwonko, akagira ibibyimba mu bwonko. No kuvuga icyo bita brain swelling, mu bwonko akabyimba kubera ibyo ngibyo. Kandi ikindi cyakurikiraho, umwana ashobora kugira icyo bita seizure, cyangwa guhwera. Umwana akajya ahwera, akarwara ibimeze nk'igicuri kubera ko wamuhaye amazi imeze nk'igicuri. Mwumve neza, ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nabibwiye ngo ibintu mubibwira abantu. Umwana ashobora kubyimba mu mutwe, ubwonko bukabyimba, ashobora kugira icyo bita seizure cyangwa guhwera, no gupfa. Umwana ashobora no gupfa kubera ino hyponatremia. Ashobora kurwara, ashobora gupfa kubera ibyo ngibyo. Niyo mpamvu nashatse kubabwira inama nziza nuko umwana wese uri munsi y'imyaka y'amezi 6, please mujye mumwonsa. Ababyeyi bajye bamuha ibere yonke, kandi bamwe na formula aho kugira ngo bamuhe amazi mugomba kuyamurinda, kuko arimo ibibazo byinshi cyane. Nibyo nashatse kubabwira ibyo ngibyo. Ndabizi uko byoroshye cyane kugira ngo wirinde ibyo ngibyo, wirinde guha umwana amazi, kuko ashobora kumuzana ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo abantu barabishoboye. Ikibazo gusa nuko abantu benshi batabizi, ntago bazi uko icyo kibazo cyavuka, cyangwa abana bagira icyo kibazo. Niyo mpamvu usanga babaha amazi, reka tumutuzi duke, wenda ku kiko tutangire tumenyereza amazi. Ntago ari byiza, kuko n'icyo kiko ntago uzi uko kimeze. Ushobora gutekereza uko ikiko gikeye kandi gifite ubucafu. Ushobora kumuha amazi utakagombye kumuha, ko nta quantité y'amazi bategereje ugomba guha umwana muto, ko nta bihari, ntago ugomba kunywa amazi. Ugapfa kumuha amazi gutyo utazi ingaruka
bishobora kumuviramo muri ibyo byo kunywa amazi, bishobora no kumuviramo no gupfa cyangwa akagira ikibazo mu mutwe kubera kunywa amazi, ubwonko bwabyimba cyangwa akagira uburwayi mu bwonko ntiyakore neza, ubwenge bwe ntibukore neza. Niyo mpamvu nashatse uno munsi kugira ngo mbibasobanure ko ndabizi mu by'ukuri ibi ngibi ni abantu benshi ntago babizi, ariko ubu ngubu barabimenye. Ubwo abantu babimenye, reka noneho abantu bose bafite abana bato cyangwa bafite inshuti n'abavandimwe bafite abana bato bababwire bagomba kwirinda ntibakajye bahaba abana amazi, kuko guha umwana amazi uba uri kumwica. Umwana muto munsi y'amezi 6 uba uri kumwica. Please mubyumve neza kandi mubibwire n'abandi. Murakoze cyane mwese mwashoboye kumva gukurikira ino video kandi muyisangize n'abandi. Niba utarakora subscription ushobora subscribe nta kibazo, ushobora no kuyilikinga. Ni byiza rero, turi kumwe kandi Imana ikomeze barinde mwese. Bye.